kuba uw'umumaro rero ni ibintu byiza ugirira umuntu umumaro mwacakirana ati yo dore wa muntu disi dore wa mubyeyi wangiriye gutyo ugasanga wowe nta nubwo ukigira gute ukinabyibuka. Abantu nibabe ab'umumaro kuko kuba uw'umumaro ni inyungu zawe. Reka nkubwire Chita, hari igihe umuntu agusuzugurira ku kigo cy'amashuri sibyo, ni umwarimu ariko akirengagiza ko nta kigo cy'ivuriro kiri ku kigo cy'amashuri. Wowe menya nimba abantu bagukeneye ku kigo cy'amashuri uzabakenera waje kwa muganga. Ariko iyo narengaga umupaka nahitaga numva ameze nk'ugiye muri koma. Nabona nageze ku mupaka w'u Rwanda ntawe. Aha rero ni iwacu ntabwo ushobora kunyambura uburenganzira bwanjye. Ngiye na za nimero ndazihamagara, za nimero bashyiraho ngo nudahabwa serivisi nziza. Hari aho nazifashe ndahamagara intibi bintu abaturage baragowe. Abasuhuje tubifurije kumererwa neza inshuti abavandimwe muryango wa Mama Charlene Official. Nizere ko mumeze neza, nizere ko muryohewe. Ikintu kiri gusetsa Mama Charlene natungurana ndakivuga. Ntabwo mbivuga, ni Mama Charlene n'ubundi turi kumwe ari kubahaye ikaze mu kiganiro. Nitwa Chita, ninjye ugiye kuganiza Mama Charlene hano mu rugo iwe, niho turi. Ikaze mu kiganiro nubwo ari kuri channel yawe. Murakoze cyane. Umerewe neza Mama Charlene? Tumeze bon. Uri mu bihe byiza bijyanye n'ukuntu wambaye? Yego. Bamanure kamera. Kamera. Nako rero uvuze ngo bamanure kamera ushaka kunteza abantu bakajya ngo nambaye mini nibashaka bayima. Ahubwo nuhakana. Arayimane daragejeje ku birenge kandi yagiraga hejuru y'amavi. Ntago rwose nakambara mini, ntago bishoboka. Noneho haje n'abashyitsi, ntago bishoboka. Oya wambaye agakweto keza k'umweru. Mama Charlene ari mu bihe byiza. Tumuhaye ikaze, tugarutse kuri Mama Charlene Official. Tugiye kuganira ku ngingo zitandukanye. Namwe muza gutura nanjye ko nambaye nakanga. Yes. Mwakabonye? Nizere ko Cherega umuntu yicaye amaguru hari ukuntu agaragara mu. Si meza se? Toka. Si wanumye ngo tuganire? Yego. Waretse nkazana Junior nawe ko turi kumwe. Inde? Junior nawe mukaganira muri kumwe. Nta kibazo ariko. Ukamwemera kaganira. Nka kuriya kwe. Junior ndamwemera ariko. Mama Charlene tugiye kuganira ibintu bitandukanye ariko ngewe n'ubwa mbere nje kuri yicano. Reka tubisengere nk'uko usanzwe ubikora bigira imbaraga. Kuri uyu munsi nashaka ko tuganira ku murimo mukora witirirwa n'abantu benshi ndetse babyaza n'umusaruro witwa umurimo w'Imana. Nashaka kudutangira n'isengesho ibintu tubisengere kuko birakomeye cyane. Turagushimye Mwami Imana yacu, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye imbaraga wakoresheje kugira ngo duhumeke twebwe n'abadukurikiranye ndetse n'abadusuye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turasenze ngo uduhe umusada kuko tugiye kuguhagararira muri uyu mwanya. Uduhe kuvuga ibyagura kandi byungura ubwami bwawe ndetse n'abantu bawe, bigirira umumaro abadukurikiranye ndetse natwe ubwacu. Dushyigikire muri uyu mwanya, ntaba ari twebwe ahubwo imbaraga zawe zibane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Arakoze cyane. Nibwo ngiye ngeze aha ngaha kuri iyi channel. Turaganira ibintu biryoshye kandi byoroshye. Byoroshye cyane pe. Kubera ko ubona horoshye se? Oya. Kuko ngewe ariko nsanzwe. Yego. Nta kibazo pe. Cyo tuganiriza byose ndakwizeye ko ni byiza. Mama Charlene, hari umurimo mubamo mwita cyangwa se witwa umurimo w'Imana. Ari wo uvamo abitwa abakozi b'Imana. Yego. Hari n'ababyiyitirira. Ubundi gukorera Imana ni iki, bikwiye gukorwa gute? Tuze kubihuza naho gukorera. Yego. Ubundi iyo ibintu byose byitirirwa Imana biba bishatse kuvuga ko ariyo yabyikoreye. Icya mbere niyo iba yarihamagariye umuntu, ihamagara uwishatse, ikamuhamagarira aho ashakiye, ikamukura aho ishaka. Iyo imaze kuguhamagara
ni nayo iguha umurimo bitewe n'uwibona uzashobora. Iyo imaze kuguha umurimo iba yarabanje kuguha imbaraga zo kuwukora cyangwa ikakwigisha ubwenge ugomba gukoresha muri uyu murimo w'Imana. Iyo rero Imana ihamagaye umuntu ikamukura aho ishaka ikamuha umurimo ishaka, icyo gihe rwose nta kibazo Imana igira, ndetse n'abantu nta kibazo bagira. Ariko abantu benshi babonye izina ry'Imana rigabura bashaka kuririsha. Ibyo nabigereranya nk'umuntu ushobora kwicara akavuga ati ariko nambaye imyenda ya gipolisi ngakanga abantu bazajya bayampa, hanyuma agashaka iyo myenda mu buryo bwa forode akaba yashaka n'imbunda. Uhita ubikurura rero polisi iramutse igufatiye mu mwambaro wayo itaguhaye. Ni kubera yuko iyo umuntu abigenze gutyo akawukoresha amakosa byitirirwa polisi, hanyuma ibikorwa bibi bikaba byatukisha polisi. Niyo mpamvu bagufashe cyaba bikomeye. Hanyuma iyi Mana nayo abantu benshi babonye ko iri zina ngo ry'Imana rigabura. Ninitirirwa umukozi w'Imana, icyo nkubwira cyose uri bucyumve. Ninitirirwa umukozi w'Imana nkavuga ngo Imana irabakunda mwese, bari buze biri bumpe uburyo bwo kubaka amafaranga, biri bumpe uburyo bwo kubabyaza umusaruro. Bamwe nyine babikora nka business, biyita abakozi b'Imana. Birakunda. Hari abantu rwose umuntu akicara nk'ubu nkicara nk'ubu ufite umurimo Imana yanyereje nkora wivuga butumwa n'ibindi wenda ntaza gutangariza hano kuri kamera kuko atari ngombwa. Mfite imihamagaro y'ibintu nkorera Imana, ariko umuhamagaro mukuru ni umuhamagaro wivuga butumwa, kubwiriza ubutumwa. Hanyuma nimba ndi umuvuga butumwa none hasinze ikindi Imana izankoramo mu myaka iri imbere, noneho nkahita mvuga nti nkurikije 50,000 binkurikirana, abantu ngomba kubabyaza umusaruro kuko harimo n'abadiaspora. Hanyuma ngatangira nti halo, ndashaka kwagura ubwami bw'Imana muragatsindwa. Ubwami bw'Imana bwahe? Ndashaka kwagura ubwami bw'Imana, nkeneye ko muntera inkunga. Noneho abantu burya bakunda Imana, nubwo bananirwa gukorera Imana barayikunda. Buriya kubwira umurokore ngo ugiye kwagura ubwami, iyo yajya no gufata credit ishaka guhukagura ubwami, kandi ari ubwami bwawe bwite ushaka kwagura bwese ahubwo aranabugira nibura. Hanyuma amafaranga akabashinze iki? Urusengero, akabafashe senkani cyangwa 100, agahamagara umunyamitwe mwene wabo baba baziranye. Hanyuma akaza rwose akayamucurikaho amavuta. Urumva hana yavanye aho rero buretse abayobore arabakora ku mabere, abakore ku mabuna, abahutubizu, mbese undi ajya babyaza impanga. Usange nyine umuntu abaririmbye baratwita, abagore b'abagabo baratwite, kuko nta Mana kitari igitangaza cy'Imana kikize. None se mu masharire igitangaza hari agafoto nigeze kubona k'abantu batanze ubuhamya bw'uburyo bari bamaze igihe kinini batarabona urubyaro. Yego. Ariko nyuma yuko bamenyanye na Pastor kanaka, igitangaza cy'Imana kirabaye, none n'umwana avuta asa na pasiteri. Ibyo bintu ni ubugome. Abantu uri kuvuga se uri kunsetsa cyangwa ntabwo uri kusetsa n'ibintu byabayeho. Nabonye ifoto abantu bapostinze, abantu wenda babikoze bagira ngo batwereke ko uwo mwana impamvu asa na pasiteri. Murebe ukuntu nyine pasiteri yateye inda uwo mugore. Wasanga banamubeshya. Bari bagiye gushimira Imana. Ni ukuvuga ngo umuntu amaze imyaka 10 atarabona urubyaro. Nsigaye numva ibintu nk'ibyo mu mutwe hisoro. Ariko umugabo mwashakanye arabizi ko afite ikibazo cyo kutabyara, yarabiguhishe. Cyangwa se umugore mwashakanye arabizi ko bitanashoboka, sibyo? Ariko bura ku mugabo niho bari ikibazo. Umugore pasiteri nyine akamukorera deliverance. Nuzi ko sari deliverance z'abakozi b'Imana barimo nabi Kigali zaje ngo zo gukora deliverance ariko akoresheje intoki ze. Cyo bintu ntabyo nzi n'iby'abazimu. Hari umugore nabonye atanga ubuhamya bw'ibyo pasiteri basengera mu itorero ritaba mwizo nyatsi. Izo nyatsi se ari iwacu, ntabwo ibintu nk'ibyo bibi iwacu. Ariko ntabwo wabonye ubuhamya bw'umukobwa avuga ukuntu ngo pasiteri yabigenje bari mu cyumba cy'amasengesho. Ntabwo mbuzi kitadakwiye rwose, ntabyo nzi. Ibyo nyine ni nk'abo bose. None se dukwiye kubishima?
reka da ahubwo kandi tugomba gufata iya mbere nge nabafashe n'iya mbere ntabwo dukwiye kubishima tugomba kubicyaha. none se mama Charles umuntu akorera Imana ate? Reka nkubwire, ndashaka kukubwira ngo ubundi bikorwa byose byiza abantu bakoze bigamije kugira ngo abantu bave mu bibi bajye mu byiza, bigamije kugira ngo abantu bave mu byaha bareke ibyaha, kuko ibyaha ntabwo bibabaza Imana gusa ahubwo bibabaza n'abantu. Umuntu nakuburira ngo reka ubusambanyi cyangwa akakuburira ngo reka kwiba, ibyo ni ibyaha bigera no muri sosiyete bigateza ingaruka. Imana rero iyo iguhamagaye nta kindi kintu iba iguhamagara cyangwa ngo iguhere umurimo, ni ukugira ngo abantu bamenye Imana binyuze muri wowe. Kandi kumenya Imana kw'abantu kwa mbere ni uko bayitubonamo, sibyo? Nk'ubu hari ukuntu abantu bambona kuri izi mbuga nkoranyambaga, urabona ko mpora nigisha kandi nkigisha abantu kuva mu byaha. Hari ukuntu rero umuntu aca nko mu gikari ugasanga aratangiye ubwiriza neza mu masharirene, ugira ubutumwa bwiza, urumva? Ariko hashira umwanya, ariko mbona uri n'umugore mwiza, hashira undi, none se ubu nta n'ukuntu twakijyanira ahantu tukaganira neza, hashira iminsi nk'ibiri, ngo iminsi nk'itatu ujye ubasha kuyimara ahantu wagiye kuruhuka. Uri kunyumvira nk'icyo kintu? Hanyuma icyo gihe ambwiye ibyo ni uburenganzira bwe. Hanyuma nanjye nteye intambwe, yego rwose nta kibazo, n'icyumweru twakimara, sibyo? Hanyuma nkafata inzira nkajya ahantu, wibaza ahantu ujya kuruhukira n'umugabo utari uwawe cyangwa umusore, mukajya ahantu. Ibyo ubwo butumwa butanze, ubutumwa bwa mbere bufata ku bantu ni ubwa wowe. Ngewe ubwanjye ubundi ngomba kuba ubutumwa, ngewe ngomba kuba ubutumwa, nkaba ivuga ubutumwa byonyine ntaranasohora amagambo, ngewe nkaba ubutumwa. Ba bantu bandeba hari ukuntu baturebera hano kuri kamera, hanyuma bakaza no kutunekera mu gikari ngo barebe turabazi, akaza nyine. Ese nta bantu bajya kuneka bagasanga teoriya kiriya kigore cy'ibarasa hariya kiriya gicucu ntitwararanye iminsi iyi ngiyi, nticyafashije diro irangegera se ntidusangira inzoga, ngaho ibaze. Ubutumwa nabwiriza ntabanje kuba ubutumwa ngewe nta kintu bumara. Hanyuma ubutumwa bwa mbere ni ngewe ugomba kubanza kuba ubutumwa, hanyuma nkavuga ubutumwa. Icyo gihe ntabaye ubutumwa ntago ngomba kuvuga ubutumwa, ntago bijya bikunda. Hanyuma rero ntago Imana ijya ihamagara umuntu uzatuma abantu bayituka cyangwa bayivaho, ahubwo Imana ihamagara umuntu uzatuma abantu benshi bayizaho. Rero ni ibintu byibara kandi bigahita byigaragaza. Abantu Imana yatumye cyangwa abantu Imana yahamagaye bagira ibibaranga, kandi ibibaranga bya mbere ni ibikorwa byiza. Ntago bivuga ko batagira ibibazo, nta nubwo bivuze yuko wenda batagira amakosa, ariko ibikorwa byabo byiza nicyo kintu cya mbere, imbuto bera, icyo abantu bagomba kubasoromaho. Niyo mpamvu rero uzabona harimo abantu bicara ati se nkuriya koko ni umukozi w'Imana. Iryo jambo uvuga ngo nkuriya koko ni umukozi w'Imana, hari ibintu yabonye byerekana ko atari umukozi w'Imana. Ariko Imana irahamagara, nta shitani agahamagara. Yego, Satani arahamagara n'Imana igahamagara cyane rwose. Niba bose bahamagara rero kuki mu bitaba harimo ab'Imana? Abagize gute? Ab'Imana. Reka nkubwire, kuko hari umuntu ubwe ari buza akatubwira ko ari umukozi w'Imana, yego, ariko atari uw'umumaro. Sibyo? Umuntu ubwe akaba ari ututsindagiramo ko ari umukozi w'Imana, agashaka kubyumvisha ku mbaraga, kubikumvisha ku mbaraga. Kubera iki rero nabo ngabo bitaba kandi bitwa ko ari ab'Imana, bakitaba Satani? Abantu benshi batinya shitani, banamwanga kubi, ariko bakanamukorera. Yabahaye amakarita, yabahaye amajire, yabahaye n'umusada kugira ngo bamukorere. Uzajya kubona umuntu rwose ubona afite ibifaranga byinshi, ibyo bifaranga utwana tw'utunyeshuri agusha tukava mu ishuri, ba bagore Bibiliya ivuga ngo batagira umutima, akajya yomboka mu mazu, akaba muhaya y'inzu, akaba muhaya amaminerivare, akaba aramugaburiye, aramwambitse. Urumva shitani nawe atanga amafaranga kugira ngo abantu bamukorere. Nta muntu ushobora kukubwira ko akorera shitani, ahubwo ibikorwa bye.
nibyo bigomba kumugaragaza kuko icyitonderwa ntabwo umuntu yavuga ko akorera shitani hazajya nongera kumuyoboka ntabwo bishoboka bose buriya n'abafite izindi mbaraga bakorana n'iyindi myuka babivuga mu izina rya Yesu ariko Yesu hari ijambo yabwiye abigishwa igihe kimwe baramubajije ngo mwigisha watubwiye igihe uzagarukira ko ku bwami bwawe buzaba ryari tubwira igihe ingoma y'Imana izazira aravuga ati ibyo si ibyanjye kubimenya ko ndababwira ibimenyetso aravuga ngo bamwe bazajya bakora ibitangaza mu izina ryanjye iki kintu yaragisobanuye kereka abadasoma Bibiliya bazakora ibitangaza mu izina ryanjye bazirukana bazasengera abarwayi bazirukana ibaza ariko dayimoni yirukana indi bazirukana n'abadayimoni mu izina ry'Imana none se tuzabasha kubatandukanya gute abakozi b'Imana n'abakozi ba Satani kandi nabo bazaba bari kwirukana abadayimoni mu izina ngo muzababwirwa n'imbuto bagize gute imbuto bera sawa rero izo mbuto rero aricyo nshaka gusobanura neza tuzamenya ryari cyangwa se tuzamenya gute ko umuntu ari uw'umumaro kugira ngo umuntu amenye ko ari uw'umumaro umuntu hagaragara ko ari uw'umumaro bitewe n'ibikorwa ari kumara nyine n'ibintu akora kandi burya umuntu w'umumaro aba afitiye umumaro nibo bagira gute nibo babimenya ariko umumaro ikintu abantu bagomba kumenya hano umuntu w'umumaro ntabwo ajya yubekana kuko umuntu w'umumaro ni uko agira umumaro ku bazi akagirira umumaro n'abatazi kandi ikindi kugira ngo umuntu abe uw'umumaro nuko ahantu atambutse hose ahasiga umumaro ku bana yabyaye n'abatabyaye abo basengera hamwe n'abo badasengera hamwe abo bakorana naho yaba ari umukristo akorana n'abasilamu naho yaba avuka hehe bo batavuka he abantu bose ahantu hose ari abagomba kuba umuntu w'umumaro kandi uwo mumaro ukabura umumaro atagira kugira ngo wenda agire izindi nyungu ni umumaro w'uko ugomba kumva umumaro nyine ukaba umuntu mwiza aho unyuze hose utavuga ngo yoreka mugurize sha nanjye nimpora n'ibibazo azanyishyura reka uyu nguyu ngirire neza abana be kubera yuko bigana n'abanjye reka ngirire neza uyu kuko turangura hamwe igishoro cyanshirana hanyuma nanjye akanguriza reka mugirire neza mbona ari hariya ashobora kwakenera serivisi akazamfasha umuntu w'umumaro rero ni uwo nguwo utagirira neza abazamwishyura ahubwo akagenda biba imbuto z'umumaro kandi buryo umuntu agira umumaro niwe bigirira iki umumaro ahanini none se mama Sharire uvuze ingero zitandukanye z'ahantu umuntu abera uw'umumaro ndamutse ndi uw'umumaro mu rusengero n'abo duhura ndi uw'umumaro yego hano mu rugo ntari uw'umumaro byaba bimaze iki vuga ngo ni zeru yawe zeru inyuma y'akitso ariko umuntu w'umumaro ugomba kuba ibyo uvuga ni ikintu gikomeye umuntu agomba kuba umumaro mu rusengero sibyo akamanuka akaba uw'umumaro mu mudugudu muri leta mu mudugudu no mu isibo hanyuma agakomeza akagira umumaro hantu akora akazi kwa muganga muri kampani runaka mu bucuruzi runaka aho uhurira n'abantu bakuzi n'abatakuzi abo mumenyana ako kanya n'abantu mumenya na mutazongera kumenyana abo ufitiye nimero n'abo udafitiye nimero noneho dore ikosa ribiho abantu bashaka kuba ab'umumaro mu nsengero gusa gutanga icya 10 neza gutanga amaturo kujya kurepeta muri repetisiyo koroganiza ibyitorero abarwayi twabasuye ariko wapi ibeshya kwakire kwa muganga akwakire murokore akwakira kubirinduriremo ijisho uvuga utuye umutindi niwe njya mbona ari kwatona ibeshye se mukubitane ku murenge aho afite serivisi ashinzwe akureba ijisho ahubwo gira ibyago usange wenda hari ukuntu budasobanukiwe ibintu ibi mvuga shako mbizi mwagiye mureka nkabavuganira aguhindura injiji ariko mwagiye mureka ubujiji ntabwo byanditse hariya urakoze cyane cyangwa abone uri agakecuru umukecuru ntuzi ibintu
aho kugira ngo uhite umufata nka mama wawe cyangwa nyogokuru, unamufata ukuboko umubwira utinjire hano, ugenda umufashe no gusobanura no kumvikanisha ikibazo. Umva disi mukecuru tambika hariya, hanyuma koko amana we ahubwo se genda ufite ikibazo, baguhaye ibyo wuzuza ni mu gifaransa ntago bizi uri umunyarwanda cyangwa mu cyongereza. None se hano ndavuga iki, hano ndasubiza iki we? Umuntu akibagirwa ko ni umunyarwanda mugenzi wawe ubikubwiye, nawe ubwo urabizi ko iwanyu mu muryango ari wowe wize wenyine, ari wowe uzi icyongereza, kumusobanuza ukabona ni ibintu, kandi ngo ni umuki, ni umudiyakoni, ni umurokore, ngo asengera kwa runaka, yaba ari mu muhanda ari umupolisi, ntumenye ko hari n'uturaso twa Yesu twagize gute twamutarukiye. Cyakora byo hari abantu mu buzima batagira imikino. Oya, kutagira imikino ubwira ati ngewe ibintu by'imbabazi. Imbabazi ariko burya umuntu yakosheje, sibyo? Umuntu yakosheje kandi akaba azi ko ikosa rye rishobora gushyira abandi bantu mu kaga, urumva? Kuguhana n'umuntu burya si n'icyaha, kandi imbabazi z'ibintu wakoze uzi nawe si ngombwa ko baziguha, ahubwo uvuga ngo kumurenganya ku bintu wenda atarazi, akanamuhohotera, ntamubwize n'ubugwaneza, ntanamwigishe. Mbese umuntu wo mu nzu y'Imana akwiye kujya no mu bindi bintu akajya akomeza akabera Imana ambasaderi. Ariko uzi umuntu abantu bavuma kandi riracyane ngo nirirokore ngo rirasenga, aho ugasanga abo twita abapagani batajya mu rusengero nibo bari kugufata neza. Ntubona nk'ubu sinjya nifuza kuba nasanga umurokore duhuje itorero ahantu muri serivisi, basabye ajya ahandi mbe muza ahandi, kuko nge nagiye mbyibonera n'amaso yawe. Umuntu ni mwene so, muranaziranye, serivisi ushaka ko agufasha ntago ari imitwe, ni ibintu wemerewe kubona nk'abandi banyarwanda, ariko wamugeraho akareremba. Urashaka iki? Akanagutuma n'ibintu noneho bitanabaho. Ariko wahasanga umuntu ngo winywera wimanyurira amazi. Mama Sharirene wacu urashaka iki? Nibagufashe mukozi w'Imana. Buriya nge mbashaka ko no muri serivisi nzajya mpasanga n'umupagani rwose ntacyo biba bimbwiye. Ni ikibazo rero gikomeye. Ushobora gusanga ariko ataguha serivisi nka Mama Sharirene, hoya ugasanga yiha abandi neza. Nayiguhe nk'umuturage wifata nka Mama Sharirene, fata nk'umuturage wemerewe kubona ibyo agomba kubona. Ariko ugasanga ahubwo ndi umwanzi we, ukabona nyine yakurakariye kandi nta n'ahantu akuzi, nta n'ikibazo mufitanye. Noneho ujye wibwira rero sibyo ko ngenzi no kwivuganira. Ngenzi iri kwivuganira ntabwo nzanaho umutwe munini cyangwa ngo ngende ngewe Merita ntago wambuza uburenganzira mu gihugu cyanjye. Icyo kora nambutse umupaka ho rwose ndanatinya burya. Ndatinya umva uru Rwanda ndukunda kuba. Reka kuwambuka ryari. Covid ijya kuba haraho narindi ntavuze. Ariko iyo narengaga umupaka nahitaga numva meze nk'ugiye muri koma. Nabona nageze ku mupaka w'u Rwanda ntawe. Aha rero ni iwacu ntago ushobora kunyambura uburenganzira bwanjye, ngiye na za nimero ndazihamagara. Za nimero bashyiraho ngo unudahabwa serivisi nziza. Haraho nazifashe ndahamagara intibi bintu abaturage baragowe. Ariko nyiraho ngaho ahita kurakarira. Nundakarira ungira ute? Urandakarira ungira ute ariko? Ibi bintu rero ngo utiteranya. Uyu mwuka wo mu Banyarwanda ntago ari mwiza. Ariko ngiye ntekereza ko rimwe na rimwe ari uburyarya. Uburyarya bw'ubugoma ahubwo. Kubonaho ikintu. Hanyuma nyine dusengana mu itoro cyane nkuyobora muri korari, nkabanzi kuri umusambanyi, nkabanzi kuri umusinzi, nkabanzi kuri umunyeshyari rumuki, nkabana ya iteranya ntabwo ari byiza. Oya wenda ushaka kuganiriza umuntu kanamuhugura, ariko dore ikosa ngiye ntashobora kwihanganira. Ikosa uri bukore rikagira ingaruka ku bandi, nta miyaga nagushyiriramo. Nk'ubu nigeze njyana umurwayi kwa muganga kera. Ndagenda yararembye, baza aho uhagera abantu bose bati uyu muntu mwinjize, bakamugirira imbabazi yaranatwite. Ninjira mu muryango, umva uyu muntu, umva mada sohoka sohoka sohoka.
amarira atangira kubungwa mu maso abantu bambwira ngo uriya mugore agira umushiha we hari ibaze kuba tuzi ko mugira imishiha bamwe n'imitima mibi ndangije batijya muri uriya muryango ndagenda urashaka iki uyu muntu ararembye ameze nabi bugiye hariya madamu bugiye hariya nahise mbwira uwo muntu ni humura nturi bupfe twaricaye 2:00 z'ijoro twahageze 12:00 zitaragera kubera yuko ni ukuzinduka kwa narahageze tugera 2:00 nta n'ikinini baramuha noneho twafatiraga ibisubizo 12:00 ko z'umugoroba sa mu gitondo maze rero turagenda twicara ahantu ku bisubizo aho barindirira ibisubizo nkabona umukobwa mwiza aratambutse igisubizo aragisohokanye nkabona undi aratambutse igisubizo nkabona warakizanye ndavuga nti noneho umuntu udafite umusheri hano ubanza bitari bukundi ko mbona abandi batambuka banyira mwiza bakazana ibisubizo abantu bindi nahise fata nimero ndazandika nari mbabaye ndazandika aba bantu sibo birirwa bamamaza kuri televiziyo ngo umuturage nabone serivisi imunogeye bakanabishyira no ku muryango n'amafoto ndandika nimero mpita mpamagara umuntu aramfata ndavuga nti ni gute mwirirwa mutubwira ngo serivisi nziza ku umuturage se nkundi iyo mubona tugera hano 12:00 zitaragera umurwayi wanjye nkaba namuzanye ameze nabi nkaba ngejeje 2:00 za nijoro mutaraduha ibisubizo ngo murahagana he bita mbabwira aho twicaye ubwo bo twari turi kumwe abakecuru bumiwe abantu bose bameze gutya ba rubanda rugufi cyokora rubanda rugufi rwaragowe bose bumiwe abantu bafite abantu bumiriwe ku ntebe ibi ni ibiki bakajya bavuga bongorerana ngo rero ngo ntimuze kuvuga ko ari uyuhamagaye nti no nimushaka mubivuge bazishyiriragaho iki nuko nkimara guhamagara sha bitambona ibisubizo baje kugira gute kubitanga ako kanya runaka ubundi byari biri hehe kandi ugasanga harimo abitwa ngo ni abakozi b'Imana ngo baciye ibintu bakora mu yandi maserivisi korera Imana muri korari mu rusengero unakorera Imana ahantu hose wahawe iki akazi ku buryo n'aba bantu batazajya ngo dore rirashyano kandi ngo nirirokore uriya muntu ni umuntu mwiza reka ni no murokore ako kantu burya Imana rero ihande uzajya ubona ubadepasa batari kuri ako yize make ni gute bamuzamura mu ntera ejo bajya kono kabona baramusinye misiye ngo ariko ubundi uriya yahaye cy'abayobozi kumbi ya Mana yagiye abera icyitso ikajya ihora imukuza ukabona yageze kure ariko uzabona umurokore birukanye biramupango kandi ahora akanyarira ukabona rwose baricaye taka bakamwirukana nk'inzererezi itarigeze inasinya kontara burya hari igihe Imana iba yabigizemo uruhare tujye tuba abantu b'umumaro aho tugiye hose naho abantu bamwe batabibona ariko umumaro w'umuntu nkubwije ukuri umumaro w'umuntu urahagaruka kuburanira mu rubanza ukakuburanira ahantu utahagarara ukakuburanira n'ahantu utatambuka ukabona nawe ugiye urengerwa ahantu hamwe na hamwe mu buryo utazi ko bigenze gute hase haruhanze nta muntu uhakuza ahubwo wabaye uw'umumaro ahazwi n'ahatazwi wa mumaro wahindukiye niwe ugiye kujya ugucira inzira nawe ugatambuka ugiye kwirwanirira aho ngo ugiye kwirwanirira gute umumaro wawe uba ugiye kukurwanirira wowe ubwawe nyine ukirwanirira bikikora none se ariko hari abantu ibyo ngibyo tutabigenderaho ahubwo saba bigendera ubona ari bangana mu rusengero ibyo bindi mujya mubireka kubinzanaho ariko burya iyo uburokore reka nkubwire iyo uburokore ubusizi wanyu mu rusengero sibyo nabwo burakwitakana iyo ugeze aho ubukeneye dore umurokore ayisampamagara iyo ugeze aho ubukene nabwo burakwihakana buryo rero ninde murokore ni murokore umpamagaye yego baje ngiye kumwitaba akira mwitaba mubwire ko tugiye gusoza murokore dufitanye gahunda mu mujyi none se uko kuba umumaro hari igihe umuntu abaho nabi no kwa muganga cyangwa se n'ahantu akora ku karere cyangwa ku murenge naho babizi neza ko ari uwa feke koko izi batuye umuntu baturaniye hangana igikomeye sasa nawe ubwo akaba abizi ko agoye yego ari umuntu ushinzwe serivisi zo kwa muganga
nko mu bintu byo kuvura abana cyangwa kuvura abagore ngira ngo ibyo biba bikaze ariko nawe azi neza ko agoye rero nk'abantu bakora muri serivisi zo kubyaza cyane cyane hariya ahantu abagore bashyirwa mbere yo kubyara mu rwererero hariya urwerero cyangwa urwerero ntabwo mbizi nimba ari urwererero ni ibintu nk'ibyo ngibyo ariko nyine ni ahantu abagore bashyirwa mbere yo kubyara nyine ubanza gukata hari igihe bitewe n'ubushobozi bw'aho muri baba ari benshi cyane hari n'igihe uba wahisemo icyumba kiri VIP yego ibyo byo ntabwo ari buri hose ntabwo ari ni hakeya haba hari nk'umugore ubakorera ya gahunda yatushe ari we warayizamu ariko abamuzi neza ari mubi hari n'abasenga birukana abantu ati nk'uyu koko Imana imbabare mpasanga hari umugore witwa Mediya akora ku Muhima niho yakoraga mu bagore umurokore ariko abagore bose cyangwa ngo mpasange Mediya we nahasanze Mediya ku buryo Mediya yarajyaba Mediya we yaranabasengeraga akanabaganiriza ntago mbizi nimba kihakorera hakaba rero wicara urabona mbyaye 5 hakaba ubwo wicara aba mugiye no ku gipimo byonyine ukamubona atambukanye ibipapuro uti dore yanyabingiye umugore iraje noneho turapfuye oya rwose mureke mbabwire muri serivisi zose ntitukabavume kuko imivumo y'abanyamibabaro n'abagowe irafata ariko hari abantu muri serivisi z'ubuvuzi batanga serivisi mbi ariko biri kugenda agatanga serivisi mbi ari nk'umurage yarazwe n'abasekuruza kamere nawe azi neza ko agoye kandi abantu bamukeneye ni abantu bababaye iyo umuntu ubabaye hari umuntu wahuhura urumva kwa kuba umumaro rero tukitandukanya n'umurimo w'Imana tukitandukanya n'ibindi byose n'indangagaciro z'igihugu n'ibindi byose tubifate wowe mwanzuro tuzahuza gute umuntu usenga Imana bya nyabyo umukozi wayo ndetse akaba n'uw'umumaro ibyo bintu bibiri birashoboka kubihuza kugira ngo aricyo dusoreza ibi bintu bibiri birashoboka kubihuza birasaba iki oya ahubwo kuba umukozi w'Imana byonyine biba binasobanuye ngo ugomba kuba uw'umumaro pe kuko Imana iba yaraguhamagaye kugira ngo ube uw'umumaro uhagarare no mu cyimbo cyayo inaha mu isi icyo bisaba rero ikintu bisaba cya mbere ni uko abantu bagomba kumenya ko ibi bibakorera hano mu isi nibo bizagaruka burya birabagaruka amateka mba mfite y'abantu batandukanye bagiye baba babi amaherezo yabo aba mabi ndetse ugasanga bashyize no mu kaga abana babo babakomokaho hanyuma kuba uw'umumaro rero ni ibintu byiza ugirira umuntu umumaro mwacakirana ati yo dore wa muntu dore wa mubyeyi wangiriye gutyo ugasanga wowe nta nubwo ukigira gute ukinabyibuka abantu nibabe ab'umumaro kuko kuba uw'umumaro ni inyungu zawe reka nkubwire Chita hari igihe umuntu agusuzugurira ku kigo cy'amashuri sibyo ni umwarimu ariko akirengagiza ko nta kigo cy'ivuriro kiri ku kigo cy'amashuri wowe menya nimba abantu bagukeneye ku kigo cy'amashuri uzabakenera waje kwa muganga hari n'uburyo rega n'umuntu agutega amatwi uya bya bindi bavuga ngo byo bwa burokore mu muntu wamutekereza ugahita ububona kuba guteza amatwi gusa akakubaza harya mwitwa bande mukamwibwira serivisi mushaka ni iyihe niyi byagenze gute se ko mbona mwarambiwe byatugendekeye gutya na gutya akagufata ikiganza ubishinzwe n'uyu nakozwe n'abana beza uzi ko ibyo byonyine ubwabyo bigufasha reka nkubwire hari abantu nakunze bahantu njya ngenda gutya ariko njye nabonye abantu nk'abo batanagira umumaro banavugana umutima mubi usanga ari ba bantu batagira n'udushuri bamwe baba baradodekanyije kuko ngenda hari ahantu nzi njya nigira muri VIP sibyo ha hantu hari umuntu wize Chita akiga nayo ntizi akibikaho iri shuri rye akibikaho iri note umufungo none akibikaho n'igihagararo wareba discipline bafite sha none se ubushize njya gutega indege njya ku kibuga cy'indege nicaye ahantu
nzi neza ko iriya nimba ari mikoro nimba ari iki bavuga ngo abagiye muri iki gihugu noneho nkaba nzi ngo bari bunavuge ngo abagiye aha n'aha noneho ndi bubyumve niho naringize ariko aho nari nicaye ntabwo ariho bategerereza urumva ni hahandi muri duty free hamwe bacururiza n'ibintu noneho njyewe aho nicaye barambwira bati umuntu arandeba nahamaze umwanya cita hari umuntu arandeba hari handi bamaze guterera umupapa umwana mwiza arandeba arambwira araza aranyegera ese mugiye he ndagije mwereka pasiporo ndahamubwira ati ngaho ngwino nkwereka ahantu ujya ntabwo ari hano urumva wabareba ukabona ni n'abantu bagize gute basobanutse ni abantu ugenda ukanabakunda kubera ukuntu bakira abantu ukumva ufite n'amadolari shawe tumugu tugenda ujye kunywa iki ujye kuba unywa fanta izi za kamere rero bagenda bagirira mu maserivisi atandukanye zanatuma batanarenga umutaru kuko uwo wakiriye ntuzi ahantu uzamukenerera kuko umuntu yego ngo ukeneye aho ariko ejo uzi ngewe wagukeneye ndi iki ubizi gutaha naje kugukomangira utazaza kunkomangira none se mama Charlotte iyo story dore urayikase kandi nayo nashakaga kuyumva umaze kujya mu ndege kangahe ni rimwe ryonyine n'irindi ngiye kuyijyamo ariko kiriya gihe waragiye uragaruka yego hari kure oya ntago hari kure ariko hari kure kuri nge kuko nibwo bwa mbere nari ngiye mu ndege yari giye he Rusizi ntago mpakubwira ntago mpababwiye ariko wibaza ahantu nagiye nkagenda nkajya muri hoteli ahantu heza ariko abakire abakire baguwe neza ukajya muri hoteli ahantu hari pisine kuruhuka kumanuka hasi nkajya kurya kuzamuka nkajya kuryama umva wenda mbe naragiye n'icyangugu ariko nagiye muri Rwanda yamumbabarire cyane ntabwo ari icyangugu ntabwo ari kure ariko kuri njyewe ni kure kuko ntakoresheje imodoka icyo nashaka kubaza wigiyemo yahe masomo mu ndege mu rugendo rwo kugenda no kugaruka ni ibintu umuntu winjiye mu ndege bwa mbere wese uko yaba ameze kose aba atazigira yibagirwa kuko ntabwo ari ibintu bibaho buri munsi wenda bijyanye n'ubushobozi tuba dufite reka nkubwire ngewe kubera ibihe nari mvuyemo by'imibabaro cita ntiwabonye amafoto biriya bihe nari mvuyemo rero ngewe njya mu ndege nicayemo nahise numva nabwira abantu ngo nta joro ridacya kuko njye nari mvuye ahantu hakomeye abantu bari baramfashe kuri izi mbuga nkoranyambaga barampambye barancukurira barampamba baranashyiraho igitaka bati turamurangije mama Charlotte ntazongera kwegura n'agatwe abampambiye kuri YouTube abandi bampamba mu bundi buryo baraza bakorera ibintu bibi abana banjye noneho nanjye nyine kuri YouTube urabyumva bayi nta biganiro nongeye gusohora ndagenda mba wa muntu nyine bahambye hakoreka nkubwira ukuntu iyi Imana ifite imbaraga rura rugendo rwanyeretse gukomera kw'Imana n'ukuntu Imana izura abantu bampambye bakangerekaho n'igitaka bagiye kubona babona ndazutse nzukiye ku kibuga cy'indege kuri airport muri Rwandeya wenda ibe yajyaga ku Gisenyi wenda ibe yajyaga ku Nkombo ntabwo ibyo ngibyo ntawe bireba icyo nzi nuko ngewe nazukiye kuri Rwandeya noneho abampambye bagashyiraho n'umusaraba babona ngaho byanyeretse imbaraga z'Imana kandi ikindi byanyeretse ko umuntu wese ugihumeka wenda muri butike abasigaranye agashashi k'umwunya ariko ari gucuruza ibindi yarahombye wenda bari kuzunguza amasutiye cyangwa amakariso wenda bari umukarani ugutwaza wenda be yaracikije amashuri byararangiye wenda abamaze imyaka ingaha atari kubona akazi ari umushomeri umuntu wese ugihumeka wenda bari muri koma ahumeka kanyuma mwubahe kuko urebye nabi ushobora kuzamutegera ibiganza urebye nabi ushobora kuzajya kumwaka akazi nakuyemo isomo n'ubundi nari isanzwe nzi ry'uko Imana iteye ubwoba kandi ko nta muntu naciraho iteka ku cyitiranwa n'ubuzima
yego amasomo akomeye cyane wakuyemo uzongera uyitege ni vuba aha cyane ngewe buriya kenshi ntabwo kandi ntega noneho kenshi igihe izo ntega ntabwo ziba ziva mu Rwanda hoya da ni wowe niho ugeze ariko ubu nanjye ubu ntabwo nzongera kugenda mu ya hafi izagende mu ya hafi ntacyo bitwaye hoya ntabwo ari iya hafi ndashaka iya kure nzamara nk'iminsi ingahe mu kirere i Burayi cyane kandi ntabwo ari kera pe n'ejo wajya kumva ukumva ngo nabyo birashoboka nanjyewe icyo ndi kuvuga kandi naho haba na buri ibintu buriya bishimisha ikiremwa muntu ntabwo ari byinshi cyane kandi mu bikwiye kugushimisha burya harimo ibyo wiyima nk'urugero si icyo nka mama Charlene aheruka kwigurira ryari brochette ariko ufite ikibazo we ngewe ngura brochette n'ikirayi ariko cita ndi kuvuga nyine n'urugero nkubajije uheruka ryari gusohoka na Charlene uyu munsi tukaze ikiganiro turi kuwa mbere ni kuwa mbere ejo ku cyumweru nari ndahana wari wisohokanye oya ndi kumwe n'abavandimwe yego ariko mu wari wasohokanye mo harimo mama Charlene cyane uzi icyo mbibarije nuko nzi ko bikora buriya ibintu bigushimisha ntabwo ari ibintu byasaba ubushobozi wabura ushobora kuba usanga ukeneye gushaka kugera nk'ahantu wicara ukarya brochette n'ikirayi ukanywa n'ako gafanta cyangwa ji cyangwa se ukanywa amazi ukumva umerewe neza ariko ukabyiyima ngo utegereje ngo abantu babigukorere njye sinabyiyima ubu ngo utegereje ngo abantu bazabikora yegora icyo ukora abategereza abantu naba babona njye nta muntu ujya ntegereza kuko ntawe ariko rero mvuze nabi oya abantu wenda bashobora kuboneka hari igihe umuntu yicara akajya ariko ibimenyetso bya mbere byo kunezerwa mu rukundo rw'abantu ni ukuba ubwawe urwiha njyewe rero ndikunda buriya rero nk'iriya ndege igira Rusizi ni 130 gutyo sibyo ubwo ni amadolari 100 hari abantu uyu munsi bataranakandagira mu ndege kandi bayafite ako shako kantu uvuze ni sawa ukajya ahantu bamugani kuri hoteli iri ku kiyaga cya Kivu cyane ahantu ushaka kandi wagiye no mu ndege kandi wanyuze i Kanombe ushaka wanyuze i Kanombe ukinjira mu kibuga kinini ukagenda ukaruhuka ukumva ubwawe indege yari kujyanye muri Amerika abantu bariyimasha ukumva na hoteli uraye muri Amerika mu isengesho ryawe ukabwira Imana turakoze nibyo ukabwira Imana uti ngeze irangendo maze kuzikora kenshi abantu babona amafoto bakagira ngo nagiye i Burayi yego oya ariko rega ugiye Rusizi mu ndege ntacyo nuko ku mutima ukumva ubunezerewe ibyo rero nibyo mbashaka nubwo wabikorera uwawe ubu umugiriye akamaro yego naho hagira umpamagara nonaha ukabinkorera ubu ngiriye neza ibintu bidushimisha ntabwo ari byinshi ahubwo ibyo twiyima ni byinshi kurusha ibidushimisha mama Charlene reka tugane ku musozo twaganiriye ku gakiza utubwira ukuntu mu ndege byari bimeze nubwo utabivuze keretse ugiye n'indi itari yo mu Rwanda ubundi nibwo waba ubuhamya buryoshye yego Rwanda yasha indi bakoreshamo nk'icyongereza gusa ibyo bintu wamunkoreye ubugome maze nagize Imana iyo nagiyemo ariko njyewe n'abazungu nabaga nicanye nabo buriya nabyo byaranejeje sha nkabona umuzungu iruhande rwanjye ntariko sawa rero umva ni sawa ariko n'abantu iyo ugeze Imana ukumva bavuga ururimi nk'urwawe ubu hariho nabwe ngo namfotore ubwo se mu kinyarwanda cyagereza nari kumenya mbwira umuzungu ngo nyine wicaye nko mu ndege bibamo igifaransa n'icyongereza nibwo waduha ubuhamya buryoshye cyangwa se ukagera nko muri y'Abarabu njye nahoze bakavuga icyarabu n'icyongereza gusa ibaho y'Abarabu ariko Rwanda bavuga mu kinyarwanda icyongereza n'igifaransa njyewe ariko buriya Rwanda yanyukunda kubi ni ukuri ikinyarwanda mu kinyarwanda oya niyo bagenzi bahire tubahaye ikaze mu kibuga cy'indege iki n'iki ntingosha wanahagera akakwakira mu kinyarwanda oya rwose wavuze ko ho nanyarukiye amahirwe ngira nuko ururimi rwaho nyine hari ukuntu ndwumva yego man ubu umeze utya kugira ngo umve akajambo neza icyo gihugu ngenda gikeka nkibwira abantu cyane oya wikivuga kuko icyo gihugu kigomba kuba oya nagarukira wakocita reka dushimire abantu bakurikiye ikiganiro mama Charlene yabaganirije nanjye nari mpari gira icyo babwira dusoze mama Charlene ikintu nababwira nuko cita nkunda abantu bankunda abakunzi banjye
abakunzi bo kuri Mama Sharirene ni ukuri ndabakunda, munyereka urukundo muri komenti, munyereka urukundo mumpamagara, nubwo bamwe mumbura kugira ngo nemere ko munkunda cyane rwose pe, mujye mungirira imbabazi numpamagara ntuhite umbona, ntukagire ngo nagusuzuguye, ndakubaha kandi ndagukunda. Hanyuma na Chita ni ukuri musabiye umugisha cyane kubera ukuntu yaje akabana natwe kuri Mama Sharirene, ni igikorwa cy'urukundo. Hanyuma rero ikindi, tube abantu b'umumaro. Iyo uri umuntu w'umumaro ni wowe bigirira umumaro kurusha n'abandi. Iyo uri kuba umuntu w'umumaro uba uri kwiteganyiriza imbere hawe. Iyo uri umuntu w'umumaro uba uri guteganyiriza umuryango wawe, uwugukomokaho cyangwa uwo ukomokaho. Iyo uri umuntu w'umumaro, kuba umuntu w'umumaro nibyo bizagushyigikira mu minsi yawe yose yo kubaho. Niyo mpamvu rero uba ukwiye no kubikora cyane, ukaba uw'umumaro hafi ndetse na kure. Imana nibaho umugisha.